umuyaga dufite urimo ku muvuduko wa metero enye ku munani ku isaha, ubundi bakagombye kuba ari umuyaga muri condition cyangwa se muri position aerodynamique kugira ngo kwinjira umuyaga peloton imera mureba uwo anyukira igare yekeza ku muhanda uva mu Rubavu ujya i Kigali. Aho rero niho byose biza kubera ko abasiganwa baza kuba noneho binjiye mu gice cya nyuma, aho rero ari buze kuba kilometero 11 ndetse akaba navuga ko uyu muhungu yamaze no kwinjira mu muhanda wa Musanze, ariko birometero 10 bya nyuma yamaze kwinjira mu muhanda wa Musanze, birometero bya nyuma kugira ngo etape ya gatandatu ya Tour du Rwanda isozwe, ariko ari mu mboni za peloton imukurikiye. Ubu rero ikigomba kuba nuko amakipe afite abasprinteri kubera ko etape no munsi ntabwo ari abakinnyi bazamuka, agomba gukora cyane kugira ngo uyu muhungu bamugarure. Nibwo tugiye kureba abakinnyi ba NSN nibura bane basigaye, kuko twabonyemo ko umwe mu bakinnyi babo yamaze kuvaho. Ese baza kuba bafite ubushobozi kuba bagarura n'umuhungu? Reka turebe. Uyu muhungu aramuka binjiranye Yawunde, biraza kuba bisa nkaho abajyanye Yawunde afite amasegonda nibura hagati ya 20 na 30, aza kuba atangiye kwitegura kuba yatwara etape. Gusa n'ibimworoheye kuri position aerodynamique, tureba ubwiza bw'umujyi wa Musanze. Akaba rero hango ni nyuma ya peloton, turi kureba uburyo peloton iri kumanuka ijya kumushaka. Urabona ko mu by'ukuri birasa nkaho abakinnyi bose tubafite kugeza ubu nta bakinnyi basigaye inyuma, nta bakinnyi bigeze basigara mu gihe bayamazemo. Aha niho bagiye gusoreza, Musanze imeze neza cyane. Aha rero niho bagiye gusoreza etape mu gihe Rossi we akomeje kuyobora. Joao Pedro Rossi w'imyaka 26 akaba ari umunyabrazil. Twavuga ese koko Brazil bakina umukino w'amagare, ariko Rossi niwe mushampiyo muri ITT muri Brazil uyu mwaka ushize wa 2020, uyu mwaka 2025. Kongo banemare bamwufishoje ubwoba. Umukino w'amagare bahita bayamanika. Nyoni ramanutse, amanutse Bunyoni. Abaturage urabona ko bamaze kwipanga, buri muntu ari burebere neza igare. Peloton ntabwo imukura hijisho, peloton irimo iramubona. Ese arabasha kugumana amasegonda yamugeza hano ku murongo? Reka mvuge ngo icyo ngicyo yaba agiye gusa urutonde rusange ari ku mwanya wa kangahe? Urutonde rusange ni ukuvuga ngo arasigaye iminota irenga ine. Yego, biraza kurangira mayo jaune ikipe ya NSN ifashe umwanzuro wo gukomeza kuyirinda kuko turi muri kilometero za nyuma. Iminota 5:38 niyo atandukanya Rossi ndetse n'Umudage Klesic. Mu gihe peloton yo yamaze kwegera nabo bari kumwe, ariko Rossi we yamaze kubasiga. Rossi rero nababwiye ko yakiniye Vuelta a San Juan ubwo yari mu ikipe y'igihugu, agasoza ari ku mwanya wa 4. Yakinwe tariki 23 kugera ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri, 23 z'ukwa mbere. Ni umukinnyi uzi gukina GC cyane, uzi gukina Macrasoma General. Ikaba rero iyi avantage ku mukinnyi uzi gukina ITT cyangwa se uzi gukina individual time trial cyangwa gukina yitwara ariko asiganwa n'ibihe. Naha bita bimufasha kwitwara kuko nyine bari specialite yiwe. Kilometero 5 ya plaque shaka ndayibonye. Barayiguhaye? Ahubwo menye nyirayo, ariko sanze ntacyo nakoraho. Usanze mu bushobozi bw'umufuka nawe wakandira. Ahubwo sinanamurira mu maso. Kilometero 5 za nyuma kugira ngo Rossi agere ku murongo usoza agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2026. Uyu munsi Musanze irahirwa niba yakira abantu bagifite imbaraga. Icyo nicyo cyo kwibazaho cyane. Rossi arahaguruka, peloton iramukurikiye. Atake zikomeye cyane zitangiye kuba muri peloton muri kugira ngo bagarure Rossi. Ninde reba hari inyuma bagare muri peloton, ndabona imyenda y'umuhondo, nizere ko ari mayo jaune itangiye gukora, ko twabonye ko mayo jaune iteguye gukorera abagenzi bo mu ikipe ya NSN. Nabwiye ko i Yerusalemu inama yarayibaye, bimeze ko Hetman Enon yangaha yaba yatetse ku munsi w'ejo mu myanya y'intoki. Hetman Enon abo wa kabiri. Reka turebe Rossi barimo baramureba, metero 100 nizo ziri hagati ya Rossi ndetse n'abamukurikiye. Ni peloton
gato yasaze NSN uwo ngombwa ko twafashe twamaze gufata umuhanda werekeza hano mu mujyi wa Musanze NSN nimira kandi ibintu NSN nimira garumungu atisha ukuboko mu kwara bwati baje peloto yaje peloto mwitego sprint y'icamba ku manuriro Musanze umuhanda ni munini nta kibazo uzago ntabwo tuza ku gico cy'uko bakiri bataza kwisanzura kugira ngo bakore sprint baraje uwo rero ni Rossi umerewe nabi nyuma yena peloto yose iri hamwe kandi yobowe n'ikipe ya Never Say Never. Aba rero nibo bakinyi bari inyuma kuri peloto ubona ko uyu munsi mu bakinyi batangiye nta numwe wigeze wemera gusigara. Dose arongera insista Rosa insista ko byamaze kurangira NSN bamara kurura NSN nta mu ifite NSN ifite agahinda ko ku munsi w'ejo bifuzaga etape y'Rubavu ntabwo byabakundiye kuba yitwara ariko bakabaje mayo jaune ngo yaje mukaye muze kumwitega ko yaza kujya muri gukurira ariko kandi yanazamutse Jaime wabonye Jaime ko ari bera mayo jaune buvuze ngo Jaime tugukuba no yajya muri sprint reka turebe ese undi muntu wo kwiteganga ubwo natsindiye yitwa Enoke ese nokore NSN Eritrea nayo yaje Eritrea mayo jaune yaje ubundi mukinnyi ukiri muto wirushanwa nawe yamaze kuzamuka akaba rero ari Desa Twede Amaniave akaba ari umusore w'ikipe y'Amani NSN imira kurura NSN ifashe mu biganza byayo yisiganwa yageze yari Yaounde yagiye kwitamuka no korera ka Musanze ubundi byose areba neza abakinnyi bazamutse areba abona ntawaje arakomeza NSN mayo jaune acunga areba niba uko bayifite bakasi kose rya nyuma rya hano Yaounde baba bagiye kumanuka no ku bitaro bya Ruhengeri ahangaha biraza kubigarira igenda igare yaza reka tuzuze meya ko tugiye cyo kwamenya nibyo rero mayo jaune akafasha umwanzuro wo kuza imbere NSN yose yamaze kwipanga turabona Eritrea turabona Sudan turabona Movistar turabona amakipe yose afashe umwanzuro wo kuza imbere reka tuze turebe rero ninde ugiye kwegukana agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2026 barasoza muri sprint kayishema birometero 84 abakinnyi bose baje twinjira mu kilometero cya nyuma ninde ugiye kwegukana agace ka gatandatu ka Tour ngabo rero abasiganwa bamaze kujya ku bitaro bya Ruhengeri bamaze gutambuka ngiyo ni igice gitambika cyane turebe abakinnyi bari kumanuka n'bekiza Musanze NSN Never Say Never abakinnyi batanu bose ba NSN bamaze kwipanga ngiyo ndodano ku bitaro amahoro twayirenze iyo NSN yaje NSN mayo jaune NSN no kweza no shaka kuyambara ko Etimar Enonda ngo n'amarete yagiye yose remeje ko Etimar batambutse kwiti doda nta kibazo abasiganwa bamaze kuza bije muri kilometero ya nyuma iyo NSN ifite mayo jaune yamaze no kuzamuka nawe mayo jaune yaje gutanga umusada nakubwiye ko bigeze mayo jaune baramukorera azamuka ariko neko ko ari umukinnyi utambika icyo agomba gukora no gufasha abagenzi be ngabo basiganwa bamaze kwegera neza no ngiri korosi rya nyuma dernier virage bekiza no ku murongo ngabo turacyabona peloto yose ikiri kumwe reka turebe rero ngaho kitanye Edaman noza muri sprint NSN irakurura quick step reka twe NSN yabikoze yafashe neza ikorosi nyinja NSN reka turebe baja kuraza Etimar aramata karia arukirigar Etimar inama Yerusalemu nimugoroba yemeje ko Mungu abikoze ikireo akabikora ikayonza akabisubirirwa magana yongera kubikora nani Musanze agatanga ubutumwa ko NSN ifite isiganwa mu biganza byayo warayitwa Etimar Enhoni yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka 1997 imyaka 28 avuka mu gihugu cya Israeli apima ibiro 72 afite indeshyo ya metero na santimetero 72 Etimar Enhoni niwe wagukanya agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda yahagurutse mu karere ka Rubavu isoreje mu karere ka Musanze kilometero 84 akaba aretafu ya gatandatu ya Tour du Rwanda live kuri televiziyo Rwanda RBA happy away igare niki urukundo igare n'ubuzima tubonye sprint y'Icyamakoma tubonye abasore b'i Yerusalemu tubonye NSN ifite isiganwa mu biganza byayo banyukira igare agarura igare arabazana quick step tumufungira mu ikosa ambwira ati ibi bintu ntago ari iby'abato aje Etimar azamura uyu muhungu amaze gufata ibintu biga twarababwiye ko NSN ari ekipe igoranye cyane muri Tour du Rwanda 2026 ibintu byose babitwara uko bashaka bakabisoza uko bashaka barakomeye
bafashe abakinnyi batanu babo bose. Uwa mbere atanga umuvuduko bakwiye kugenderaho, uwa kabiri atanga acceleration, uwa gatatu atanga uburyo bwiza. Mukaye tuza kuba tureba uburyo ino sprint bayatatse, ariko uze kureba ikosi rya nyuma bakoze uburyo ikipe ya NSN baje bagafunga neza mu kipe ya Quick Step, ubundi bahita batangiye ya sprint nyayo, maze Etimar Enon ababwira ko yabikoreye ku butaka butagatifu, yabikoreye ikayoza ciye mu nka, bakamubwira ati aya mata yitegenda uyakoresha ushaka. Arangije uyu mungu avuga ati nakongera akabikora. Gusa Rubavu yagomba kwikora nyuma yuko maze kubona amafi yo mu Kivu, ariko umuhungu mudajya avuga ati oya nanone nawe usanga na badakoramo. Iyi rero n'indi etape yegukanywe n'ikipe ya Never Say Never, batwaye etape ya Rwamagana, batwaye etape yo mu karere ka Huye, batwaye etape yo mu karere ka Musanze. Etape yindi batwaye ni Rubavu. Oya ubwo afite etape 3, reka tuze turebe neza. Ndavuga reba rero Edemani yashatse kujya muri atake, yatakira muri cross, ariko abasore batatu b'ikipe ya NSN bakiriho. Reba Etimar Enon yaratuje, yarari kureba muri apacha, reba murongo yahise asaba mugenzi ku mwanya, maze umunga katigari ararinyukira anyukira igare arangije abwira ati ntago ndi ku rwego rwanyu, azama amaboko atumira mu kiravuga ati mana Yerusalemu urakoze kumpesha ikuzo hano ku butaka bwa Musanze. Nibyo rero woni Etimar Enon umaze kwegukana agace ka 6 ka Tour du Rwanda. Iyi sprint yariyo.